mureke mbabwize ukuri, njyewe ndababwiza ukuri, abankunda mu nkunda banyaga mu nyange. Nabwiye abantu babwira ngo aho kugira ngo ushyeshyenga umuntu umubwira ngo ni amahoro kandi nta mahoro. Hari ibindi bintu abantu batazi. Ikintu cyitwa impongano, ibiguzi bigiye kurimbuza abantu benshi. Nimvuga ibi ngibi umugati wanjye ndawukurwaho. Nimvuga ibi ngibi akazi ndakirukanwaho. Nimvuga ibi ngibi imbehe yanjye irubama. Ese umundi kw'Imana yagiye nyereka imbehe za bamwe zigiye kubama. Ubundi njyewe ndababwiza ukuri, ndabivuga ndi imbere ya kamera. Nukuri Imana igiye gukora umukwabo, kandi igiye yarambwiye ngo ihereye mu bayobozi b'itorero. Ko n'ijambo ry'Imana yavuga ngo ubanze uhere mu b'inzu y'Imana. Ariko no mu buyobozi bwa leta Imana igiye kunyuramo, inyuze mu mukwabo. Abantu mbese bafite ibyo bishingikirijeho ariko bagasuzugura Imana, nibumvira Imana, batanemera n'Imana. Imana yarambwiye ngo hari abantu benshi batemera Imana muri leta, yaba muri leta no mu madini. Baravuga Imana ariko batayizi, batanayemera. Imana yarambwiye ngo igiye kuza bayibone. Niyo mpamvu rero tuzavuga ukuri, icyo nemera cyo, na n'uyu mwanya mpagarariye ku maguru abiri. Nemera ko ntacyo umwana w'umuntu yantwara Imana imagazeho. Iryo joro Imana iransanga niryamiye, ngiye ko nabona umubyeyi agiye muri Wonapo. Ngiye kubona mbona amaze kujya muri Wonapo, mbona ngo ubuzima bwe butangiye gukora nabi. Numva ijwi rimbwiye ngo uri kureba ubuzima bw'ura mubyeyi ukuntu bumeze nabi, ati biriya byose ni ingaruka ya Wonapo. Noneho ngo ndangije ndamubaza ngo none se ngo ko mushumba yatwigishije ko tujya muri Wonapo ni icyaha cyangwa ntabwo ari icyaha? Ngiye kumva numva ngo numva ijwi rimbwiye ngo Wonapo ni icyaha, n'umuntu wese uyijyamo nzamuhana. Byatumye mva muri izo nzozi, ndangije fata ibihe byo gusenga. Fata ibihe by'amasengesho, ndavuga ni buriya ntabwo ari na ngombwa yuko urota ikintu cyangwa wereka ikintu ugahita ukivuga. Biba binari ngombwa ko ubanza gusengera icyo kintu. Icyo umwuka w'Imana yambwiye nyuma yo gusenga, yampaye ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana irambwira ngo niba umuntu ari umwana w'Imana nyakuri, ari umugenzi ujya mu ijuru. Muri iki gihe cya none kubwira abantu ibintu bya Wonapo ntikigusha rwose. Ndabizi n'abazakurikirana aka kantu benshi bazagwa. Aho nigeze ngera ndi mu rusengero mvuga ubutumwa, Imana irambwira ngo mbwira abantu yuko umuntu wese wakoze ibyaha n'uwamufatanyije n'uwabaye umufatanya cyaha nawe azabihanirwa. Imana yampaye ubutumwa buvuga ngo abantu benshi banze kumvira umwuka wera, barangije bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ugasanga wenda ni urugero, kubera ko turi ku iki kiganiro cya Wonapo, uraje ubwiye umudamu wawe ati nge nutajya muri Wonapo ugenda usubira iwanyu, ugenda usubira iwanyu ntungarukire mu rugo. Imana yambwira ati uretse noneho umudamu yari akavuga ati aho kugira ngo ngende njye iwacu reka nemere njyeyo. Imana yambwira ngo ariko njyewe mu rwanjye ruhande sinjya kure, sintambikira, narabisengeye mbifatira ibihe. Umwuka w'Imana yasanze mu nzozi, umwuka w'Imana asanga mwiyerekwa, niyumvira n'ijwi, nsaba n'ibimenyetso. Imana irambwira ngo nica. Uri mu ruhande rwacu, ntituza
amahoro n'imigisha nibibe kuri weho udukurikiye, yaba waba uri mu Rwanda, waba uri muri East Africa, waba uri mu Burundi ndetse no mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, waba udukurikiye uri muri Amerika, muri Canada, United States, uri mu Burayi, mu bihugu byinshi bitandukanye, aba Belgique, France, Angleterre, abari muri Aziya ndetse n'abari muri Australia, reka tubifurize kugubwa neza mwebwe mudukurikiye uyu mwanya. Twagarutse rero imbere ya kamera zacu, murahabona Vedaste n'ubundi arasanzwe. Reka mbanze muhe umwanya abanza asuhuza abantu bose bakurikiranye Iry'Ukuri TV. Karibu umukozi w'Imana. Yego, turabashuhuje mu izina rya Yesu. N'ubundi nk'uko manager w'iyi channel Iry'Ukuri TV abivuze, turabashuhuje mwese, abatuzi n'abazatubona bwa mbere mwese, tubifurije umugisha w'Imana, kandi aho muri hose tubifurije kuzabona gakondo y'ijuru, kuko nta yindi ntego dufite, nta yindi target yacu, niyo kugira ngo n'ubundi abantu b'Imana dukomezanye mu rugendo, kandi nukuri tuzabashe kugera iwacu mu ijuru amahoro. Imana rero ibahe umugisha, kandi ikomeze amaboko yanyu, ibahe umugisha mu byo mukora byose, kandi ari abarwaye ibakize, abafite amadeni ibishyurira amadeni, abafite intambara Imana ibarwanirire, abafite ibibazo Imana ivange mu bibazo byanyu, ariko nukuri umwaka utararangira muzabe mufite amashimwe y'ibitangaza Imana yabakoreye. Twabasuhuzaga, Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane rero Veda, najya nkwibutsa ubanze wibwira abantu, kuko hari abantu bajya baza kuri channel ubwa mbere ugasanga ntabwo bakumenye, bababwiye amazina ntacyo byabitwaye. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Munyarubuga Vedaste. Ndi umugabo ufite umudamu, ufite n'abana. Ishima Imana, kandi nkunda Imana, nkakunda n'abantu bayo. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane rero, reka dutangire dusenga. Karibu no gusenga, hanyuma kugira ngo umwuka wera w'Imana abane natwe muri iki kiganiro uyu mwanya. Turagushimiye Mana yera, Mana yo mu ijuru, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni wowe mwami w'abami, ukwiriye amashimwe. Gushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe, kandi iri jambo ryawe tugiye kuvuga si iryacu, ahubwo ni iryawe. Tugiye kuribwira abantu bawe waremye. Mana, ndasenze kugira ngo ijambo ryawe rigwize amavuta, ijambo ryawe rigwize ubwenge n'imbaraga, umwuka wera abane natwe muri uyu mwanya, kandi Satani n'abadayimoni be ubatatanyirize kure yacu, kugira ngo tuvuge ibyawe neza. Reka rero mwami Imana nyiringabo, ibyawe tugiye kuvugira aha hantu uturinde kugabanya cyangwa kongera. Tugushimiye kuri budufashe kuva dutangiye kugeza dushoje, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana Veda, kuba utwegereje Imana. Ndahamya ntashidikanya yuko umwuka wera w'Imana ahora guha ibintu byinshi. Burya iyo Imana igutumye ukaza ugatumika, iba niteguye no kuba yaguha izindi message ndetse n'ubundi butumwa. Umwuka wera w'Imana ahora ashaka kugira ngo agire inama abagenzi bose bari bagana mu gihugu cyo mu ijuru. Reka nk'umwanya rero ibyo umwuka wera yagambire kugira ngo abantu b'Iry'Ukuri TV bumve aba ari byo aho tugezaho. Karibu. Yego, murakoze cyane. Twihuse, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umugaragu w'Imana Yobu. Turasoma igice cyaho cya 3, dusome n'umurongo wa 11. Handitswe ijambo rikuvuga ngo, niki cyatumye napfa nyiri mu nda ya mama, simeze umwuka nyivuka? Niki cyatumye mama ashyira ku bibero akamibere?
iyaba ariko byagenze ubu mba ndyamye nkaruhuka mbasinziriye niho mba merewe neza. Imana idufashe cyane. Iri jambo dusomye ryavuzwe na Yobu. Uyu mugaragu w'Imana witwa Yobu, Bibiliya iratubwira ngo yari atuye mu gihugu cyitwa Usi. Kandi ngo uyu mugabo witwa Yobu yari umukiranutsi w'Imana, wubahaga Imana agakiranuka muri byose, akirinda icyaha cyose, akirinda ikibi cyose. Ariko biba ngombwa yuko Satani yaje kumufuhira. Ijambo tugiye kuganira nubwo hari ubutumwa n'ubundi turi buze kuvugaho, ariko iri jambo ririmo ribwira abagenzi bajya mu ijuru ko bakwiriye kwihangana. Ni ukuvuga ngo hariho igihe ugeragerezwa muri uru rugendo atari uko wakoze ibyaha, Satani akakugerageza, akakuzanaho ibigutsikamira, akakuzanaho ibikugora, ukabona ibibazo biraza utazi iyo biva n'iyo bituruka, kandi wakwibaza, wakwisuzuma ugasanga nta cyaha wakoze. Uyu Yobu rero yubahaga Imana agakiranuka muri byose, akirinda ikibi, ariko biba ngombwa yuko Satani yamuzanyeho ibigeragezo bitandukanye. Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe ngo n'ubundi Imana yaje kubaza Satani. Imana ibaza Satani ngo yewe Satani urava hehe ukajya he? Noneho ngo Satani asubiza Imana ngo mvuye kuzerera mu isi no kwitambagira. Ariko ngo Imana iza kubwira Satani ngo mbese niba watambagiye isi yose, ukaba wageze mu matorero n'amadini yose, ukagera mu byumba by'amasengesho aho abantu basengera, ukagera aho abantu bari kuvuga Imana hatandukanye, witegereje umugaragu wanjye witwa Yobu uburyo ari umukiranutsi utandukanye n'abandi bose. Amina. Soperevo shisefaine contre rebekuwa sirije zitotaine. Imana ikeneye abantu batandukanye n'abandi b'iki gihe. Ikeneye abahanuzi batandukanye n'abandi bahanuzi bo muri iyi minsi. Ikeneye abapasitoro batandukanye n'abapasitoro bo muri iyi minsi. Ikeneye abaririmbyi batandukanye n'abaririmbyi bo muri iyi minsi. Kuko muri iyi minsi umuntu natinya guhanura n'ubundi ngo anasambane. Muri iyi minsi umuntu natinya kwitwa pasiteri ngo abure gusoma ku kayoga no gusambana. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi abaririmbyi ntibatinya n'ubundi gukora ibyaha mu maso y'Imana, kandi ni ukuri bakabikora banakora umurimo w'Imana. Ariko ngo Imana ibwira Yobu, ibwira Satani, iramubwira ngo mbese niba watambagiye hose, ugatambagira isengero zose, ugatambagira ibyumba byose, amakorari yose ukayageramo, abari mu butayu bose ukahazenguruka, aho hose ukahagera, abavuga izina ryanjye bose ukabatambagira, witegereje uburyo Yobu atandukanye n'abandi bose, witegereje uburyo Yobu yirinda icyaha, yirinda abagore, yirinda amagambo, yirinda ubusinzi, yirinda icyaha cyose cyatuma n'ubundi agaragarwaho n'umugayo. Maze Satani abwira Imana ati ibyo uvuze nibyo, ariko hari impamvu ituma Yobu akubaha muri ibyo byose. Urumva Satani n'Imana bari bagiranye ikiganiro. Imana ibaza Satani ngo none se ni iyihe ngingo waba ushingiyeho yerekana yuko Yobu anyubahira impamvu runaka? Ngo Satani abwira Imana ngo urabizi neza.
ikintu cya mbere gituma Yobu akubaha wamuhiriye muri byose. Haleluya. Wamuhiriye muri byose, wamuhaye guheka abahungu n'abakobwa, wamuhaye ubutunzi. Abandi bo barakora bikanga, ariko ibintu bya Yobu byose byaramuhiriye. Ubundi yabuzwa n'iki kukubaha? Ngo noneho ngo Imana ibwira Satani ngo yo wayobye inzira kera. Ese bujya wibwira yuko Yobu anyubaha kubera yuko afite abana akagira n'ubutunzi? Ngo nuko Imana ibwira Satani ngo ibyo ntabwo ari ukuri. Yobu ntabwo ibyo ngibyo ari byo bituma anyubaha. Imana ikeneye abantu bari kuyubaha. Imana ikeneye abantu bari kuyubaha badafite ibintu bashingiyeho. Umuntu akubaha Imana adafite ibintu bindi ashingiyeho. Urumva ko burya no mu bintu bituma Imana itwirata. Yego. Haleluya. Amen. Mu bintu bituma Imana itwirata nuko njyewe Vedaste mureba imbere ya kamera nubaha Imana shingiye ku kuba n'ubundi yarampaye amafaranga mu nshingano, mu byo sabwa imbere y'Imana. Ndasabwa kubaha Imana mfite amafaranga nayo afite. Hari abantu ugasanga umuntu ari gutonganya Imana ngo njyewe ngo sinzajya ngo no gusenga, ngo niba utamaye ibi nibi, ngo niba ngo njyewe ngo utamaye akazi ngo no gusenga ngo nta nibyo nzasubiramo. Uhimye Imana se? Kareka. Ni ukuvuga ngo ntabwo waba uhimye Imana. Ntabwo waba uhimye Imana rwose namba. Imana ikeneye umuntu uri kuyubaha adashingiye ku kuvuga ngo mfite amasambu menshi, mfite amazu menshi, mfite umushahara utubutse. Nubwo muri iyi minsi abantu bakeneye kumva wenda bagendera mu bitekerezo byabo kugira ngo bagendane n'Imana, ntabwo byashoboka. Nukuvuga ngo kugira ngo ugendane n'iyi Mana tubabwira, nuko Imana hari igihe irazi kubwira ibintu binyuranye n'ubushake bwawe. Hari igihe uravuga uko biri kose njyewe nzabyara umwana umwe sinzabyara uwa kabiri. Imana ikazi kubwira ngo nzaguhera umugisha mu rubyaro rwawe. Buriya ni nayo mpamvu abantu bazarimbuka ni benshi. Abantu bazarimbuka ni benshi rwose pe, ndababwiza ukuri. Abamenye Imana ni benshi, n'abayisenga ni benshi, n'abayivuga ni benshi, ariko abantu bazabona ubugingo ni bakeya, kubera yuko rimwe na rimwe Imana irabwira umuntu. Ni urugero, wenda njyewe mfite umugore ndubatse, njya byibuka hariho igihe cyabayeho njye mfite abana 3, ariko hari impamvu, hari ikibazo wenda nibiba ngombwa tuzakigarukaho mu buhamya. Hari ikibazo cyabayeho njye n'umudamu twigira inama yo kujya muri Onapo. Turavuga ngo reka tujye muri Onapo. Noneho tubigambirira twebwe ubwacu njye n'umugore, ntihagire umuntu tubibwira. Imana ikoresha umudamu w'umupasiteri aza aratubwira ati rwose ibintu mugambiriye ntabwo ari byo, nimwibeshya Imana izabahana. Uri kumva? Nimwibeshya Imana izagira ute? Izabahana. Aranabyerura avuga ati nabonye mugambiriye kujya muri Onapo, ibi bintu nibyo cyangwa si byo? Dusanga nta wundi muntu twabibwiye, ariko umwuka w'Imana yamusanze agira ute? Arabimwereka. Turangije tubihinira aho ngaho turabireka. Ariko nanone
njya shima Imana kwa tugiye kujya muri Onapo dufite umwana umwe ariko iyo ndebye abana banjye batatu numva shimye Imana. Niyo mpamvu rero ndimo mbwira abantu niba dushaka kuzabona ubugingo buhoraho hari ibintu bene data dusabwa kwigengesera. Ntabwo uyu munsi nateguye inyigisho yo kuri Onapo ariko ako kantu numvishe nakavugaho nk'ubuhamya mbabwira ngo kugira ngo tugendane n'Imana tunezeze umutima w'Imana rebetokere shisefine nuko hari aho tugera n'ubundi twe dufite ibyo turi kwifuza gukora ariko umwuka yatubwira ngo ibi ngibi ndabyanze tukumvira umwuka wera. Umuririmbyi yavuze ngo jya wumvira umwuka wera nta soni uzagira nubona Yesu. Iyi ni ingingo abantu badisitinga ibintu byinshi cyane ntibayivugaho kimwe. Se wa mugani mukozi w'Imana reka nkubaza ako kantu kugira ngo ndatuto no kubitindaho ariko byibuza ukora abantu mu rungabangabo. Abapasiteri benshi cyane babwira abayoboke babo bakuvuga ati kubyara abana ushoboye kurera kuringaniza ntacyo bitwaye. Kandi tuzi ko hari abantu benshi cyane Imana ikura muri Onapo ikabangira burundu. Ese ibi bintu abakristo bazafata iki bareka iki? Ni ukuvuga ngo njyewe ndi imbere ya kamera yego kandi sinzi n'abantu bose iyo turi imbere ya kamera tuba tuzakurikiranwa n'abantu benshi kandi aho tugeze njya nkunda kubivuga ntabwo njye nari nzi yuko nshobora no kugera ku rugero rwaho ndi mvuga ubutumwa ariko iki kintu naragisengeye fata umwanya wo gusenga nyifatira ibihe ndabyibuka hari umushumba wari utuyoboye hakiriho amatorero y'uturere yego araza aratwigisha turafashwa tujya muri mudu pe yari afite ijambo muri we arangije aza kwigisha ku ijambo rya Onapo araritsikamira cyane aravuga ngo ugasanga umuntu ngo ari kuvuga ngo Imana yaravuze ngo mubyare mwororoke ngo mwuzure isi ngo mbese ngo isi ngo yavugwaga ni iyihe ngo burya ngo isi yawe ngo isi yawe ni munsi y'urugo hawe isi yawe mbese ni ibyo ufite arangije aravuga nyine ashimangira ko abantu bajya muri Onapo nuko ikintu cyantangaje hatanaciye n'iminsi umunsi yatwigishije iyo nyigisho kandi yafashije abantu benshi barafashijwe cyane. Iryo joro Imana iransanga niryamiye ngiye kubona mbona umubyeyi agiye muri Onapo ngiye kubona mbona amaze kujya muri Onapo mbona ngo ubuzima bwe butangiye gukora nabi numva ijwi rimbwiye ngo uri kureba ubuzima bw'ura mubyeyi ukuntu bumeze nabi ati biriya byose ni ingaruka ya Onapo. Noneho ngo ndangije ndamubaza ngo none se ngo ko mushumba yatwigishije ko tujya muri Onapo ni icyaha cyangwa ntabwo ari icyaha. Ngiye kumva numva ngo numva ijwi rimbwiye ngo Onapo ni icyaha n'umuntu wese uyijyamo nzamuhana. Byatumye mva muri izo nzozi ariko ni inzozi. Ndangije fata ibihe byo gusenga fata ibihe pe by'amasengesho ndavuga ni buriya ntabwo ari na ngombwa yuko urota ikintu cyangwa wereka ikintu ugahita ukivuga biba binari ngombwa ko ubanza gusengera icyo kintu. Icyo umwuka w'Imana yambwiye nyuma yo gusenga yampaye ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana irambwira ngo niba umuntu ari umwana w'Imana nyakuri ari umugenzi ujya mu ijuru umwuka wera azamusobanurira ibyo adasobanukiwe. Bivuze ngo rero ubundi iri juru tujyamo umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nari imboshywe rwose mu mwijima mwinshi ngo sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru
ngo yambohoye ingoyi zose nari ifite ngo none ubusigaye ndirimba Yesu. Arahimba ngo ni igitangaza pe rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangezi wanjye mu ijuru amahoro. Niba uzi ko uzagezwa mu ijuru n'ibitekerezo byawe ntajya uzageramo. Niba uzi yuko uzagera mu ijuru kubw'amafaranga ufite ntajya uzageramo. Niba wibwira yuko uzajya mu ijuru kubw'amashuri wize, ndaguhakaniye nta juru uzageramo. Ahubwo ijuru tuzarigezwamo nuko umwuka w'Imana azatuyobora akatugeza mu ijuru amahoro. Ikibazo rero warumbashije, turabizi muri iki gihe cya none kubwira abantu ibintu bya Onapo ntikigusha rwose. Ndabizi n'abazakurikirana aka kantu benshi bazagwa. Aho nigeze ngera ndi mu rusengero mvuga ubutumwa, Imana irambwira ngo mbwira abantu yuko umuntu wese wakoze ibyaha n'uwamufatanyije n'uwabaye umufatanya cyaha nawe azabihanirwa. Imana yampaye ubutumwa buvuga ngo abantu benshi banze kumvira umwuka wera, barangije bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ugasanga wenda ni urugero, kubera ko turi ku iki kiganiro cya Onapo, uraje ubwiye umudamu wawe ati nge nutajya muri Onapo ugenda usubira iwanyu, ugenda usubira iwanyu ntungarukire mu rugo. Imana yambwira ati uretse noneho umudamu we yari akavuga ati aho kugira ngo ngende njye iwacu reka nemere njyeyo. Imana yambwira ngo ari uwakoze icyaha n'umufatanya cyaha n'uwamufashije mu ibyo byose, ni ukuvuga ngo bose Imana izabahana. Iyi ni inyigisho itandukanye n'inyigisho z'abandi bantu benshi, ariko singiye kugushimangira ngo wijya muri Onapo cyangwa ajya muri Onapo. Abaneze amatwi mwumve neza aka kantu, mukumve neza. Buriya cyane nzi yuko abantu bakurikirana gospel ni abantu baba barimo n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana nakubwira ngo genda ubikore, uzagenda ubikore. Ariko umwuka wera nakubwira ngo ibi ni icyaha, rwose ntukabikore, kuko dufite umwuka wera. Paulo yaranditse ngo ntituri abacu ngo twijenge. Iyaba twakwigenga, erega ibyaha biraryoha, ibyaha biraryoha. Ubu se umuntu umwe aherutse kumbwira ko mu buhamya, harambwira ati ngewe umugore w'umukire yarambwiye ngo ndaguha icyo ushaka cyose ariko mbere umugabo. Arangije aramubwira ati ngiye kubanza ngushyirira amafaranga kuri konti yawe miliyoni 15. Urukumva? Nindangiza amubwira ibintu bitandukanye agiye kumukora. Yari umudamu w'umukire, ariko arangije aramubwira ati icyo shaka nuko ngiye umbera umugabo. Yari umukristo ukijijwe cyane, ariko ngo umutima umuraza ateye amafaranga koko wayariye. Ariko ngo agiye kumva yumva ijwi ry'Imana ngo riramubwiye ati yewe runaka we, aturamenye nufata ayo mafaranga nta bugingo uzabona. Uri kumva? Ahita amubwira ati mada tiwaya, ati amafaranga yawe yigumanire. Ariko uri kumva kubera iki? Umwuka wera. Wavuga uti none se ko mbona uwigishije inyigisho nawe yarari mu mwuka wera. Erega hari n'ibyo umwuka wera yemerera runaka ariko ndakabimwangira. Ibyo nabyo nimushaka tuzabiganiraho kandi twifashishije ijambo ry'Imana. Nkwereke nese ko Imana yagiye ibwira ba Samusoni ikavuga ngo nibazogoshwe umusatsi, ariko abandi bakogoshwa. Nukuvuga ngo hari ibyo Imana yemerera runaka, kandi Bibiliya iravuga ngo siko bizaba mu bantu bategereje Imana, keretse abava mu masezerano nta mpamvu. Hari n'impamvu ishobora kuza pe. Urugero, nk'ubu ushobora kuba wajya muri Onapo wenda bishingiye kubera yuko bari kubwira bati rwose ubundi niwongera kubyara indi zaguhitana, kubera ko ubyara ubazwe
niwongera gusama indimi indi zaguhitana urukumva. Iyo ni impamvu igaragara. Yego. Ariko nabwo ugasenga Imana, Imana yabikwemerera ni woke. Ko twebwe nkunda kubwira abantu impamvu ibintu by'Imana bicanga abantu, twavuga ibintu by'Imana bikabacanga. Kwa padiri baravuze ngo niyobera ngo niyobera ngo rikomeye ry'ukwemera. Ariko iryo yobera riri he? Iyo turi mu mwuka ko tumenya n'ibihishwe tukamenya n'ibyo abantu badasobanukiwe turabisobanukirwa. Iteka ryose iyo mvuga ubutumwa shishikariza abantu gutunga umwuka wera. Iteka ryose iyo mvuga ubutumwa buriya nibi ngibi mvuze hari umuntu ushobora kuba ati ati ye baba we atumva ni Imana yamubwira atumva genda uvuga ibi ati nibagiye kunyiyicira. Ariko urumva kubera iki? Buriya umwuka dutunze ntabwo ari umwuka w'ubwoba. Yego. Njya nkunda kubwira abantu iteka ryose utinya gupfa ariko uzanapfa. Niyo nzira. Uratinya gupfa ariko iteka ryose uzanapfa. Cyane rwose. Niyo mpamvu njya mbwira abantu aho kugira ngo twishandike mu byaha tuzarimbuka. Rwose bantu b'Imana mu nteze amatwi. Turarengera uyu mubiri ariko nta niryoherezo. Ariko ikintu gikwiriye nuko turengera ubugingo bwacu. Cyane rwose. Iyo ni inyigisho itakivugwa mu nsengero. Buriya hashimwe Imana yaduhamagaye. Turabwira abantu amagambo y'ubugingo. Nimudakizwa ngo mureke ibyaha nta bugingo muzabona. Abantu muraduhamagara ni koko ngo tubasengere. Ariko njye nshima abantu bamamagara bambwira bati turi kwihana ibyaha. Turi kwihana ibyaha. Buri uwo muntu ndamwemera cyane cyane. Intego y'ubutumwa ntabwo ari uguhitinga ngo njye Vedaste ngo menyekane ibyo birimo nyunguki. Birimo nyunguki. Igifite agaciro nuko umuntu wese yubaha Imana, yamara kubaha Imana akayubahisha. Ubwo rero nsoza kuri aka kantu ka Onapo, kuko nzi ko abantu benshi bakagiraho ibibazo. Ni ukuvuga ngo icyo nabwira abantu hari ukubwira ati none se ko abantu bose atari ko batunze umwuka wera. Udafite umwuka wera azamenya niba ari icyaha cyangwa niba atari icyaha. Niba Imana yarambwiye ngo ni icyaha, nuko nguko nawe senga Imana izagusobanurira. Ariko njyewe mu rwanjye ruhande sinjya kure, sintambikira, narabisengeye mbifatira ibihe. Umwuka w'Imana yasanze mu nzozi, umwuka w'Imana asanga mwiyerekwa, niyumvira n'ijwi, nsaba n'ibimenyetso, Imana irambwira ngo ni icyaha. Ese njye gusigiriza ngo si icyaha? Ntabwo bishoboka. Ndavuga iby'Imana yambwiye. Ariko umukozi w'Imana umuntu niba adafite n'umwuka wera sinzi ko iryo joro azanaritaha. Nyine nibyo turi kuvuga, niba banze basaba umwuka wera. Basaba umwuka wera mbere yo gusaba ibindi byo. Niko bimeze. Yego, niba umuntu yifuza ubugingo nasaba umwuka wera, kuko umwuka wa niwe uzaterura itorero urivana mu isi urijyana ku Mana. Niko bimeze. Niba umuntu adafite umwuka wera wamuyobora no kuri ako kantu gatoya n'ijuru ntaryo za. Se ubundi ni nko kuvuga ngo umuntu aguhaye imodoka. Buriya waguha imodoka vitesse irahari, yewe feri irahari, byose birameze neza. Konaki urayifite naho byose birahari. Ariko ugakataho irandirigisiyo iyobora. Niwatsa imodoka biremera. Nuyatsa biremera. Ariko se nugera mu ikoni uritwara ute? Uri ikiza cy'umwuka wera. Nuvuga ngo umwuka wera adufasha hahandi tugeze mu ikoni ikibazo kirahari, biraducanze. Umwuka wera aratubwira ati niwe ahangaha ihangane, ukihangana. Hano no umwuka wera ni nkandirigisiyo, mbese adufasha kutuyobora. Azatuyobora neza, azatugeza mu ijuru. Umwuka wera iyo dutunze amafaranga tukumva ubwibone burahagurutse, umwuka wera avuga ati oya tuza. Ntabwo uzi uko isi uzayivamo, ntabwo uzi uko hano uri hahoze abandi, ntabwo uzi uko nawe uzahafakaza abandi.
umwuka wera. Abantu ntibasaba umwuka wera, kandi njyewe nkunze kubivuga. Buriya ibi tuvuga muri iki gihe cya none, nta mupasiteri waba ibi mvuze aka kantu mvuze, nta mupasiteri wahangara kubivuga. Reka ntabwo bishoboka. Nta n'umuvuga butumwa wapfa guhangara kubivuga. Abivuge mu mugati we wubamye. Kubera iki? Hari kuvuga ati njyewe ndi pasiteri, nimvuga ibi ngibi mushumba arahamagarika. Undi mwana uze kuvuga ati nimvuga ibi ngibi n'ubundi urasanga bagiye kumfunga. Ariko se mu by'ukuri kugufunga, ese buriya hari ibintu bibaho rwose. Buriya njye nkunda kubwira abantu, mu by'ukuri abantu nibave mu rujijo basobanukirwe. Ntabwo niba dushaka kubana n'Imana neza, tukaba dushaka kunezeza umutima w'Imana pe, nuko hari ibintu uzajya gusanga ugasanga pasiteri akubwira ngo kora ibi, ariko umwuka wera akabwira ati ibi ngibi ntabwo ari byo. Nubwo pasiteri yabikubwiye. Hari ibintu umuntu runaka azaza kubwire ngo kora ibi, umwuka wera akubwira ati nubwo uyu muntu akubwiye ibi ngibi uramenye ibi ntabwo ari byo. Niyo mpamvu uriya Baraki ngo yaje gusanga Baramu, aramubwira ngo genda umvumire bariya bantu. Ariko noneho ngo Baramu arangije, kubera ko harimo impongano. Buriya niba hari ibindi bintu abantu batazi, ikintu cyitwa impongano, ibiguzi bigiye kurimbuza abantu benshi. Nimvuga ibi ngibi umugati wanjye ndawukurwaho, nimvuga ibi ngibi akazi ndakirukanwaho, nimvuga ibi ngibi imbehe yanjye irubama. Ese ubundi ko Imana yagiye inyereke imbehe za bamwe zigiye kubama, ubundi njyewe ndababwiza ukuri, ndabivuga ndi imbere ya kamera, ni ukuri Imana igiye gukora umukwabo. Kandi igihe yarambwiye ngo ihereye mu bayobozi b'itorero, ko n'ijambo ry'Imana avuga ngo ubanze uhere mu b'inzu y'Imana. Ariko no mu buyobozi bwa leta Imana igiye kunyuramo, inyuze nk'umukwabo. Abantu mbese bafite ibyo bishingikirijeho ariko bagasuzugura Imana, nibumvira Imana, batanemera n'Imana. Imana yarambwiye ngo hari abantu benshi batemera Imana muri leta, yaba muri leta no mu madini. Baravuga Imana ariko batayizi, batanayemera. Imana yarambwiye ngo igiye kuza bayibone. Niyo mpamvu rero tuzavuga ukuri. Icyo nemera cyo, na n'uyu mwanya mpagarariye ku maguru abiri, nemera ko ntacyo umwana w'umuntu yantwara Imana imagazeho. Niko bimeze. Buri ikintu abantu babuze, niba abantu baravuga ngo Imana ngo Imana yacu ngo ifite imbaraga, ngo Imana yacu irashoboye, ugatangira ukabebera ati ibi ngibi iri jambo ndifuze, warangiza ngo Imana ikomeye iki? Oya, ahubwo niba ikomeye uvuga nyine gukomera kwayo n'abantu babiboneka. Abantu muri iyi minsi abantu bizeye imbaraga z'abapfumu aho kwizera imbaraga z'Imana. Umuntu akumva ko Sarongo afite imbaraga zikomeye kuruta iz'Imana. Munyamakuru, yego, icyo ngewe sinzi uko nizera Imana yanjye. Uko nizera Imana yanjye mbivugiye imbere ya kamera. Nizera yuko mu gihe ngewe Vedaste Imana yaba yaravuze ngo uzamvugira, uzankorera, niyo wazana imbunda ukandaza, ngiye kwizera afite isasu rya gupfubana. Kwizera kuri muri ngewe, niyo wazana inkota ngo ugiye kuyintera. Ye baba we, Imana ishobora byose. Ariko ubwo ni Imana tuvuga ikomeye, ni Imana cyangwa ni izindi Imana twumvanye abanyamahanga. Iyi Imana ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Niyo wazana gerenade ngo uje kuyintera, ntasambanye, nishe umuntu, ntakoze icyaha, kabati kiriya kintu kiratubangamiye, turabizi ibyo nzi yuko ndabizi, cyo tuvuga ibintu nk'ibi ngibi bibangamiye benshi. Ariko ndi imbere y'Imana yampamagaye. Icyatuma nkura n'akaga ni ukuba ndi kuvuga ibyo ntatumwe n'Imana. Ariko mu gihe njewe nshobora kuba ndi kuvuga ibintu natumwe n'Imana yampamagaye, c'est vrai, ntabwo
hani nako biba bimeze ariko niko bimeze. Dukomeze dusigiririze icyaha, dusigiririze ibintu bigiye kurimbuza abantu benshi, kandi mu mwuka turabibona, ariko tuvuge ngo ibi ni byiza, ni amina, ni amen. Oya, nta amen ihari. Oya, wapi. Bibiliya ivuga iki se? Hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, iri jambo nubwo duherutse kurisoma, ariko ijambo ry'Imana rihora riri rishyashya. Kose kabisa. Ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya, ntabwo rijya risaza. Niyo mpamvu tuzavuga iby'Imana kandi tubivuge ukuri. Imana yacu nikomeze kudufasha, kandi nukuri ikomeze ibe mu ruhande rw'abayubaha bose. Ariko Uwiteka hano Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 28 n'ubundi hari ijambo riri kutubwira ngo umuhanuzi ufite icyo yarose nakirotora, kandi ufite ijambo ryanjye arivuga ibinyakuri. Umuramuhuriye he n'ingano? Ni ku Uwiteka abaza. Umurongo wa 29 haranditswe ngo kandi Uwiteka arabaza ati mbese mwibwira arabaza ati mbese ijambo ryanjye nirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Umuhanuzi ufite icyo yarose nakirotore nk'uko yakirose. Ufite iyerekwa narivuge nk'uko yaribonye. Ufite ubuhanuzi abutambutse nk'uko yabuhawe. Iyi jambo ry'Imana yatubwiye ngo mbese muri Canada, burareba n'abari ku mugabane wa Aziya, burareba abari hariya ku mugabane w'Uburayi. Ubutumwa dutambutsa burareba abari mu isi bose, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abafite ababasemurira. Ibyo ntacyo bitwaye, ubutumwa burabareba. Ariko Imana nicyo giteye Imana gukora, igahagurukira abantu bibwira yuko bafite ubushobozi buri hejuru y'ubw'Imana. Waba uri mushumba cyangwa uri bishop cyangwa uri umuhanuzi cyangwa uri pasiteri runaka, ariko kubera ko wagoretse ijambo ry'Imana ukayobya ubwoko bw'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kuguhagurukira, kandi nta hantu uzayihungira. Mureke mbabwize ukuri, njyewe ndababwiza ukuri. Abankunda mu nkunda, abanyanga mu nyange. Nabwiye abantu babwira ngo aho kugira ngo ushyeshyenga umuntu umubwira ngo ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro, kandi nta mahoro. Komeretsa umuntu nashaka komereke, ariko mubwiza ukuri. Biruta kwizeza umuntu ibyiza kandi nta n'ibyo azabona. Imana yacu nitugire neza cyane. Uyu mugaragu w'Imana Yobu twasomye, yubashye Imana, niya aza guhura n'urugamba ari umukozi w'Imana. Inka ze zirapfa, indogobe zirapfa, abagaragu barapfa, abana barapfa, ibyo byose birashira. Imana yo mu ijuru irabyemera, ariko Yobu arihangana. Bibiliya yatubwira ngo hari ijambo yavuze, aravuga ngo naho njyewe napfa nzapfa nyiringiye. Aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima. Mbabajwe n'abantu benshi
bitwa ko bari gukorera Imana, yemwe bafite n'imyanya y'icyubahiro mu matorero n'amadini, ariko ubugingo bwarapfuye. Abo bantu barambabaza. Ariko uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ngo n'ubundi abaneze amatwi bose bafite kumva bashaka kuzabona ubugingo, baharanire gukiza ubugingo bwabo, bezwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana ibababarire, kandi Imana yo mu ijuru ni ukuri yandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Uyu mwanya rero nari ndimo mbwira abantu ngo niba Yobu yarahuye n'ibigeragezo akihangana, mu ntambara uri kurwana nawe urasabwa kwihangana. Niba Yobu yarahuye n'intambara zikomeye ariko akabisohokamo neza, nawe urasabwa n'ubundi kwihanganira ibikugerageza ukazabisohokamo neza. Imana igufashe, Imana iguhe umugisha mwene data. Tugiye gusenga Imana, ariko ni ukuri ndumva ukwiriye guca bugufi ukihana, kuko Bibiliya iravuga ngo ibyo kamere irarikira nibyo umwuka yanga, n'ibyo umwuka yanga nibyo kamere irarikira. Ufite ibyo kamere yawe irarikiye, ariko ibyo birahabanye. Icyo usabwa ni ukumvira umwuka wera. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro kubw'ubu butumwa wampaye, kubw'aya magambo avugiwe imbere ya kamera. Mana, abenshi bazayumva bakihana, uzababarire. Kandi Uwiteka ukomeze uhishure ukuri kose kwazatuma benshi barimbuka. Mwami, udushoboze kuvuga ibyawe neza, kuko ijambo ryawe rivuze ngo umurama ntaho uhuriye n'ingano, kandi ijambo ryawe ni inyundo. Ijambo ryawe ni ukuri, ni umuriro ukongora. Reka rero ijambo ryawe nirigera mu mitima ya benshi, rizatwika ibyaha bikurweho, abantu bawe bazabe abera mu ngeso zabo. Kandi Uwiteka uzigaragaze muri byose nk'Imana y'inyembaraga, kandi gukora kwawe Mwami kuzakomeze kugaragarira abantu bawe. Ukomeze rero umpe imbaraga, kandi ukomeze ushyigikire mu rugendo rwanjye, mu murimo w'ivugabutumwa. Umpe icyo kubwira abantu bawe. Ngushimiye ko unyumvise, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, ngushimiye yuko uri Imana, niwe watangije uyu murimo, ni nawe uzawusoza. Ngaho rero ibyo ushima n'ibyo ukunda naba ari byo bikomeza kubaho. Bisabye Imana niringiye kandi nizeye ko ubikorera kwiyubahisha, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha utagabanyije aho muherereye hose. Kandi njya nkunda kubasaba ngo ubutumwa numara kubwumva ntabwo ari ubwo kwihereranwa, ahubwo bugeze no ku bandi nabo bumva ubutumwa, kugira ngo n'ubundi ubwo imanda ya Kristo izavuga abenshi tuzamusanganire. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.